mwebwe murasabwa gukora subscribe kuri Pasino Official then mukazirebera. Unyita umutwaro utwara abatware, nzajya nkutwaza icyitwa imitwaro, nubwo iyo mitwaro yaba ari intwaro, njyewe izo ntwaro nzazitwara kandi nzitwarane icyitwa ubutware. ubwo mbese kuva aka kanya urasabwa kunyita umutware gusa, then ibindi ukabindekera. Sinzigera nkukora mu matwi ngo pya, urabyumva ko nkukoze mu matwi nshobora kukwica amatwi, ahubwo nzakujyana aho bacuruza utwuma tw'amatwi, tubwire umucuruzi w'utwuma tw'amatwi tuti mucuruzi turashaka utwuma tw'amatwi, maze umucuruzi w'utwuma tw'amatwi azana utwuma tw'amatwi ariko tutari twuvuge ngo yandashe urukundo. ubu ni njyewe ndi umurezi, uwo Yezu ari yeri we Yezu arabizi. Mu buzima nizera Yezu, mu buzima ngendana na Yezu, ariko dizi time bitewe n'ubwo bwiza wakumbuza please nanakwemera Yezu nkamuvaho ngakoresha amarozi, ariko amarozi abashiramo agahuza kugira ngo batakugarukaho. Ndashaka kufata uyu mutima wakatiye Kayitesi, uyu mutima wakatiye Muheto, uyu mutima urimo buto, ukirikaho ukabona right ugahita uvuga uti alright. Uyu ni n'umutima utari igite n'itayo wagutiza na kamati. Yes, alright. Yes, none sasa none konfirma ndavuga ngo inde ugiye kuvuga njyewe karame berize mo bebe karame mu mufuka ndutwa na yaka, gusa mbikora nk'umukinnyi kaka kandi mfite ingufu nk'izarukako. Ndi ready kugukunda paka nubwo waba uri nka Mishi wa Aga. Mbabarira ntunyamagane kandi ho mari rwamagana, ndabona usa n'ufite ubukana. Mbabarira ntunyihakane, nuramuka utanyihakanye ntabwo nzigera ntuma wahukana, ibikomeye tuzabyambukana. Ndagusaba kuvuga Yesu, nuramuka ibyo bikomeye mwazabisize mukabijugunya induba. Yes, tuzabyambukana. komeza inyibwire natwe. Hello guys, nizere ko meze neza cyane na muhungu wanjye Pasino Official. Hano kongera kwagarutse nongeye kubasuhuza amajyepfo, amajyaruguru, burengerazuba, buseruka aba diaspora mwese nongeye kubaha ikaze kuri Pasino Official. Ariko nabazaniye abatumirwa beza cyane ahangaha. Hari umukobwa ndi kureba ahangaha nemaze iminsi naramubuze, ariko navuze ati uyu munsi ntago ndi bugire iki, ntago ndi burane ntamuberetse. Namubonye, mubonye he? mu mujyi umukobwa mureba ahangaha arogosha, murabona n'umukobwa usa neza ufite fresheri umeze neza. Ariko Patrick yavuze ati rero uyu mukobwa nanjye ntago ndi bugire iki, ntabwo ndi bubyiharire, mfite ikintu nza kugira iki nza gukora kugira ngo byibuze agerageze ko yamutsindira. Ngewe nta bintu byinshi byo kuba nababwira, murumva mwe mugira ikintu mubwira abakunzi ba Pasino Official, ababakurikira hirya no hino. Mbaye ikaze cyane, nongeye kugira iki kubabwira ngo ukomerezeho namwe ibyanyu n'ibyanyu. Patrick, Yes, bimeze bite? I'm good. Twari tuburanye, Hari hashize igihe. nkuzaniye umukobwa wa Danje. Ndamubona kabisa. Wamubonye? Cyane. Bamwita Berize. Berize wa. Kutangiye gukubita umunwa? Ndi gukubita akamwenyu. Nakamwenya. Sawa. Ngaho mwenyura rero turebe tumwenyura ujya n'akantu ubwira, nimba sinzi nimba ari kakatoma, nimba wowe muri wowe simbizi, ariko igihari cyo uyu mukobwa we ni kabutindi. Kabutindi ubwo bishatse, ni kabutindi kabwari we nyine ubwo bishatse kuvuga ntabwo wabyumvise. Ndagenda imenye cyane rwose, uzarya uri menge kunde ugaseka ko ryo uri menge kaba kandi yuko sound ziwe sabena bene. Nyambi atasa gusa suyigize nabi.
Ngiye buzangire nongereje kuranye basi nguko basi naza uravuga cyane nawe reka nze mukaragire sheri reka kanze ukaragire tahe uwo mucongo ni kurebera muri kilometero kilowazi tugende tuvuge urumva ro Patri yego uyu mukobwa ni kabuhari mu kugira iki oya byo bindi ntabwo mbizi mukogosha asa n'uwese ubyumva se mukogosha ni kabuhari yes bagukanda Pasina reke kugutera ubwoba nabyadanje yes bene uyu muhungu se umubona utese byibuze ndi kubona afite ituza n'umutima ufite n'ubusitani ubutuza ni nk'ubusitani ngaho ugira ikintu ubwira abakunzi ba Pasina Official ndabasuhuje cyane muramutse murwaye nabarwaza uwabarwanya namurwinga nanamugwira ari no mu rwuri icyo munywa cyose mukwiye agakesi yes ibyo banywa byose bakwiye make icyo munywa cyose bakwiye agakesi akoze none muze kumva bari uyu munsi ngenderwa grippe kuvuga muri kubyumva abari gukurikira Pasina Official muri kumva ijwi mfite rwose wagira ngo na muziki ntabwo nabyo ampuri cyangwa ni kubwira muri ampuri Patri yego ako giye mukobwa ageze kumbwira agashaka kuzakogosha uri ase nabari kukogosha uzaba uri kumutera imitoma cyangwa uzicara umva icyo gihe azaba ari igihe kitigeze kibaho ariko nawe umva izo feeling imagine ari nkawe uri kogoshwa n'umukobwa yari ibintu mise ntekereza noneho yari ibyo mise ntekereza utekereje ibiki yari ibyo ntekereje aka kanya wabone nk'ibiki izo feeling ari ukuntu ngiye mise ntekereza byarabaye umujene koko ubwo urumva nawe icyo gihe yes mwebwe murasabwa gukora subscribe kuri Pasina Official then mukazirebera iyi nakatazaza tuzakabazanira uzazana n'ingwe mu mujyi uzana n'intare uzana n'inzovu byose uzabizana beri yes ngagira ikintu babwira abakunzi ba Pasina Official aka kanya bagukurikiye cyangwa n'abazagukurikira ubutaha amazina yanjye nitwa Uwanyuze Berize wanyuze twari twaraburanye ntabwo nakubura ni ukubera akazi ariko ugomba gucukumbura nkagufata ni ukubera akazi gusa ikintu nababwira bagende bajyeho bakore like bakore na subscribe na share mani na comment nabyo biba bikenewe cyane banareba n'uburyo ugira iki wogoshe nabyo mujye mubireba kumwe n'ikizungiri hajya bambwiye ngo witwa Uwanyuze Berize akazina keza by the way urakoze none se nakubaza mbaza nta kibazo oh my god neza urasa neza inyuma urakoze ndahamya nashidikanya yuko uko usa inyuma ari nako usa ku mutima hose ndasa neza kubera yuko uri kumwenyura bikagaragara ko no ku mutima nta mukushiriwe uzi ikintu bita mukushi ndakizi cya kindi bakushuza umusatsi none se Patri naguze ko abantu banini bajya bavuga ko nta mutima mubi bagira akenshi ariko hari abantu baba ari banini ibima by'ibikira ari mukase w'abantu abo baba baratuvuyemo bakatugambanira ibyo ntabwo bakwiye cyakora ngo abumwe gatukisha bose yes gusa weho nanjye nakwibwira se nyibwira nta kibazo ubwo se ufite ifemba mfite ifemba ryo kukumenya mbo rero ngiyewe rero sinzi ukuntu uribonye iti gusa utanyita twiri batantwenga unyita umutwaro utwara abatware nzajya nkutwaza icyitwa imitwaro nubwo iyo mitwaro yaba ari intwaro njyewe izo ntwaro nzazitwara kandi nzitwarane cyitwa ubutware ubwo mbese kuva aka kanya urasabwa kunyita umutware gusa deni ibindi ukabindekera sinzigera nkukora mu matwi ngo pya urabyumva ko nkukoze mu matwi nshobora kukwica amatwi ahubwo nzakujyana aho bacuruza utwuma tw'amatwi tubwire umucuruzi w'utwuma tw'amatwi
mfite umucuruzi turashaka utwuma tw'amatwi, maze umucuruzi w'utwuma tw'amatwi azana utwuma tw'amatwi ariko tutari twuvuge ngo hoya ndashaka utwo, mbese tumeze nk'utwo. By the way, uku ndeba ngenda umunyamujyi, kandi wa munyamujyi nyamunyamujyi umwe utajya nk'urumogi, nshaka unyite Kamugi, nzajya nkugurira n'amagi, nzakubera muyoboke, wowe ukiriza uvuge ngo oke. Nubwo ntaba nkuriya muyoboke manager, ariko ku giti cyanjye nanjye naba muyoboke nkajya nkwakacyaye buri kujya gucyasha. Berizi, nzakugurira ingutiya ndetse n'isutiye, isutiye nk'iya Cynthia, ubireba uvuga utiya, inyuma wongereho uti wawu. Asa ubundi ubyumva ute Beri? Ndamutse mubereye Gayeri, sibyo? Dusapoze kuri Ariyeri, Gayeri na Ariyeri. Gayeri afite akabyeri, Ariyeri afite ikiyeri, urumva byeri n'ikiyeri, urabyumva nawe ibintu ni weri. By the way, ukusa ni nka shemusi, amasi ni nka shemusi, nzakubera farinesi, ni MC muri Jenisi. Buri munsi nzajya ngura amamesa, ukomeze ubyibuhe ungane na Merisi, umukozi tumugire musa, uwo musa niwe uzajya umesa, ndetse akaranga ayo mamesa. Samapirimo turi kujya mu mesa, burya mfite n'akamodoka kameze nk'aka Elisa, aho tunyuze bavuge morning sir. Berize, you are so beautiful. Thank you. Nduwo. Mu rugo ni ese Beri? Kavukire yanjye ni Kayonza. Yes. Ariko ubu ngubu mba ku Gisozi. Ku Gisozi kandi turi abaturanyi. Nanjye mu rugo ni Beretwari, nanjye ni ku Gisozi. Yes. Ubwo uri kumva ko duturanye. Yes. Amata abyaye amavuta. Agahu gahuye n'umuntu. Yes, Kayonza, iyo bavuze Kayonza mpita numva ibitoki. Birahera. Cyausa n'uwabiriye byo, ndumva ngo abantu babiriye hari ukuntu kumva ngo baba bafite ngo mu gikari hateye neza. Ubwo se nibyo ko njye ntahafite se. Niyo mpamvu mvuze ngo umuntu yakimara kuhavuga icyo umuntu ahita yumva ibyo, kandi koko nsanze ari byo bitewe n'ukuntu nahumvaga. Barasa ntibaha akoya. Uri mwiza. Urakoze. Ni wowe zina ryiza mu mazina. Beri, ni wowe zuba rishobora kwaka ubutazima ariko rigatanga ubuzima buzima. Ni wowe zina ryiza mu mazina. Izina Berize ndamutse ndivuze wallahi ryanzanira ubuzima buzira umuze. Nukorere mwiza nyirizina. Beri, ndabizi neza wararize, ariko nanone warize. Wahuye n'ibirezi bikoreze. Ibirezi njye nisi by'ibibazo, gusa njyewe ndajemo umuhozi. Ibirezi byose mbishizemo agahuza. Ndashaka kuzakubera umuraza mwiza always. Thank you. Berize. Karame. Nzakujyana aho bacuruza utwuma tw'amatwi nabikubwiye. Sibyo? Mu rukundo ubu njyewe ndi umurezi. Uwo Yezu ari yeri we Yezu arabizi. Mu buzima nizera Yezu, mu buzima ngendana na Yezu, ariko dizi time bitewe n'ubwo bwiza wakumbuza please nanakwemera Yezu nkamuvaho ngakoresha amarozi, ariko amarozi abashiramo agahuza kugira ngo batakugarukaho. Batiri ibyo bintu ko numva rubwesiko rutangiye ubwesiko no asa yes ni ibintu byumvikana. Ati uzira no kuva muri Yezu ukajya gukoresha amarozi. Oya, ariko ndavuze ngo ntabwo ari amarozi yo kubica, ubwo ni amarozi abashiramo agahuza. Agahuza sinzi nimba uri kubyumva. Agahuza uri kumva ni ukugira ngo abantu nimba bamuri Patiri nge mba numva mbeshe. Oya, uzava muri Yezu ukoresha amarozi kugira ngo kugira ngo uwo mwana uzamutsindire. Ibyo bintu nimba numva arimo akantu nshatse kumvikanisha yuko ubwiza bwe bwatuma uteshuka no ku byo wari ukurikiye kugira ngo we umukurikire. Ngere byo ntabwo ndi kubyumva, ntabwo ndi kubyemerera. Wapi gute? Ariko usibye ko no mu buzima busanzwe ni mwiza pe. Yes, ni mwiza. Icyo kirahagije.
ndahamya ko n'abari kureba Fasino Official nyine barabona ko ari umukobwa mwiza, ariko ibintu by'amarozi simbyemera, ntabwo nemera ngo nawe ku marozi. Ahubwo ikintu wakoresha iki? Iriya jambo rya Yesu wari utangije mbere ryo naryemera, yego, ariko hari nawe uteza ariko uwo ni wowe, buri muntu afite uko akunda, ubwo ntabwo ufite icyo bita true love. Yes, nibyo. Yes, technology. Yes. Yewe use kuri njye mvuge kuri ngera kuri wowe, yego, kuri njyewe, yego, nakoresha Yesu cyane kurenza iki, kurenza amarozi, kuko uyu mwana anakoresheje ijambo rya Yesu ashobora kuba yanabyumva kurenza uko wakoresha amarozi wa muntu we. Bajya bavuga ngo kwiga ni ukwigana, ariko aho ngaho njye ntabwo nakwigana. Njyewe nshatse kumvikanisha ko nakora igishoboka cyose, yes, kugira ngo mutsindire. Sibyo rata. Yes. Fasino Official Patrick no nabonye umugore, aho haracu wambaye. None se Patrick, nibahurira bizagenda bite? Nibahurira, ako shaba urumva uyu nguyu ari uwakwegereranya nawe. Ubu wicaye imbere ye, wa wundi wisumujugunyaye mu bishanga. Aka kanya muteye mu bishanga. Nawe reba ari nkawe. Please. Ntago reka ubwize ukuri, ntukagereranye Belize n'ibintu by'amafu. Ninjye koko ndatamamagara cyangwa uzi ni Patrick yakoze ahubwo ngo ntukagereranye Belize n'ibintu by'amafuti wanjye. Yes, birano no amafuti. Kamerama wabyumvise? Ari bidakompare. Biriya bintu ngo ni amafuti. Yes, ani compare. Ko nzaba nirebera ikiganiro cy'ubucyo. Ufite undi? Bashaka guteranya. Babashaka guteranya. Niyo mpamvu nanjye nkubwiye ngo ntibakagereranye Belize n'ibintu by'amafuti. Kameramani wowe utabeshya mbwira. Afite undi? Mbabaza kameramani. Kameramani niwe utabeshya, afite undi? Mbora tureka ngusobanure kuri iyo ngingo. Ni ukuvuga ubu ni njyewe ndi nyiri imiterere. Abatoto bafatiraho kubera ko ibituza ni nk'ubusitani, nta satani njya ngira. So ibyo rero bituma abantu benshi byaza. Deni njye nahitamo, kandi amahitamo ahisemo wowe kibazo. Belize, Karame, nushaka kunyiteba yengana. Kuri iyi nshuro turangana, ndashaka ko tutazangana tukibanira nk'urungano. Buriya ni wite kuri iyi ngano, njye nakujyana muri bingaro, nkakubyinisha kavangaro kandi ya bucece, nkakugabanyiriza ku bicece uramutse ubifite, nkagukubitira ka oncence bucece. Ka oncence kawe kameze nk'aho yaba ari nk'umuceri, nanatangaho ibiceri. You are so beautiful. Kugira umwana abone umuceri we. Ubu se koko Patrick ntazi kukuririmbira ngo nanjye muririmbire. You can try. Umwate wo ukunda ubonamo amaribori. Nubwo waba uririmba nabi, nakumva uri kuririmba nka marayika. Yes. Kandi ndatekereza yuko wowe rukundo nari ntegereje. My God. Mukumi bwanjye namaze. Oh my godness. Aho niho ngejeje. Beri. Patrick. Yes. Nanjye usibye ko navuga ati wenda rukwijejeje, nanjye ndamukatiye. Ndagushyigikiye. Erega n'ubundi nawe warubizi yuko Belize atakagombye kugereranywa n'utuntu tw'amafu. Umukobwa bya Belize. Sibyo? Bakunzi ba Belize de Baba, ni umukobwa wogosha i Kigali, wogosha neza, wogoshera muri salo bitaroyo, iyi nyubako ni TCB. Muramubona imbere ya kamera ya Fasino Official, muramubona uwo mukobwa mureba uko yogosha neza pe. Njye nabashishikariza ko mwamugana akagira iki, akaza akabakorera amafaranga azanunganye na Patrick. Mama yake nimero ziwe muradusanga kuri TikTok. Afite TikTok ajya yitwa Belize de Baba. bamwita Belize de Baba. Nimero ziwe ziriho, mwe musibukireho mugire iki mu following, mukore follow back. Mwe kubundi mu maso kugira iki, maze gufata kanamba ke mu mukoringe, ubundi
abarangira anakorera bya nyabyo yes azaba kuri cyongo. Ariko ikintu cyo mbonye Patrick atasha abonye umugore, ariko ntabwo mutahanye ubu ahubwo yari ahari kera, nuko iki cyari cyo kigize ariho guho tubishize hehe ku Karubanda. Muze ku Karubanda. None se Patrick, yego mbona nanjye tugiye kuzashiramo imbaraga ubwongo bwo bizagenda bite. Ngiye cyiza rero cy'abantu bareba kino kiganiro ntabwo babanze. Yego kimwe urusha amatuza, aya matuza ubesha mbo no kuvuga ngo impamvu isura yawe uba wayihishe uri kumva ushobora gukanga abana nzayigitera none kushatse kuvuga ninjye muntu kera waba usa n'igitera ariko ndangije nkatira umutoto uteye nka muheto uri kumva kugira ngo ngire iki murangiye wese uri kureba beri ndashaka ko ufata uyu mutima wakatiye Kayitesi, uyu mutima wakatiye Muheto, uyu mutima urimo buto ukirikaho ukabona right ugahita uvuga uti alright uyu ni n'umutima utari igite n'itaye wagutiza na kamati. Yes alright yes none sasa none konfirma inde ugiye kuvuga njyewe karame berize mo bebe karame mu mufuka ndutwa na yaka gusa mbikora nk'umukinnyi kaka kandi mfite ingufu nk'iza Rukaku ndi ready kugukunda paka nubwo waba uri nka Mishi wa Aga mbabarira ntunyamagane kandi ho mari Rwamagana ndabona usa n'ufite ubukana mbabarira ntunyihakane nuramuka utanyihakanye ntabwo nzigera ntuma wahukana ibikomeye tuzabyambukana ndagusaba kuvuga Yesu nuramuka ibyo bikomeye mwazabisize mukabijugunya induba Yesu tuzabyambukana komeza unyibwirire rata berize komeza unyibwirire rata nuramuka unkunze sinzaguseka ayisoya twasinya na resi ndi kujya nk'ukoropera wese ndetse nkagufungira na rasi ubu tutaragera kure umuntu yakwanga umusore nkawe ufite imitoma myiza akajya heza ndagusaba kuvuga Yesu abanzi bavuge resi nuramuka uvuze Yesu sorry nzagusabira kuri Yesu then Yesu azane bless ahita amindura umubosi bajye bakwita mukabosi. Yes oh my godness mukabosi buriya njye ndi talented mu gutereta dusha abatereta gutereta urabarenze pe byo bitereta bimwe by'amafuti bitereta nk'ibiri fighting sa mutimu byifatira n'amafoto mu gitanda nje mutereta muhatereta imenti reka muterete mwiteteta utangira utete ube nk'abato utete utuzunye pati pati bakwitete tumwe wa pati teta na pati urumva ni nka pata reka muterete shati reka muterete ntabyo agahato utatukana ngo kavuna umuheto utaba umuheta nkakwita umuheto urabizi ko yagonze igiti reka muteretere niwemera nkagutereta I swear to God nzemera muteretere leta iduhereze kuri airport haca Putin nabwo yambaye ubutini ni wowe zuba rishobora kwaka ubutazima nabikubwiye nubwo ndidage kuri wowe nanatanga $10 kugira ngo ndebe ni wowe ndura nkabindembe Daniza afite madame ariko ngo kuri wowe yabindaya narabyumvise berize nge mbona uri diyama nanjye nakubwiye ngo wivunika ntabwo nagusiga ngo njye kubona gushaka abandi kandi ubarusha imitoma nanjye nagusubije ngo yes abakunzi ba Pasino official nizere ko kano kaganiro mukambonye kameze fresh noneho hano habeshe ni bwa mbere mbonye umukobwa uri romantique kandi umukobwa ndumva ntukagereranye berize n'ibintu by'amafutima none nanjye ndidekaraye ndamusabwa kongera kugira iki kongera kubashimira abakurikiye Pasino official abakurikiye Patrick Boyfriend abakurikiye Berize kongera kugira iki kongera kubaha ikaze mu kiganiro cy'ubutaha nizere ko tutazagira iki tutazaburana nizere ko tutazagira ntabwo tuzigera dutengwa abakunzi ba Pasino official Patrick ndabashimiye cyane uwo Patrick Berize akoze cyane utakoze mu nkoresho
ntabwo tugukoreye show ahubwo turagutwikiye cyangwa uranyemeje urumva kuko nibwo bwa mbere nari mbonye umukobwa ni mwiza pe aseka neza afite romantike aho na romantike we biba bimurira noneho ndumva njye nagira iki narangira mvuga ati mbwira abakunzi ba Pastor Official iki kiganiro aka kanya muraje mukibone comment zanyu turazisabwa mutubwire kino kiganiro mukibonye gute icy'ubutaha kizaba kimeze gute kizaba ari fa kizaba kirengeje ahangaha yes ciao thank you